wagizeho no kubera iki nicyo cyubahiro cy'urugo rwawe ni wa mugore bivuze rero ngo mu gihe utazamuha agaciro rwa rugo rwawe narwo ruzarutaye agaciro uko umugore wamuhaye agaciro ukamugisha inama ukamushyira ibintu byose imbere ukamwereka yuko ari kamara indeed abakamara akimutesheje agaciro koko hari ababishoboye kwirwanaho bakirwanaho akihagararaho naho bamutesha agaciro akakwereka yuko agaciro ari ukihereza akakihinda agahagarara akarwana kigabo kandi atavuze atateje ibibazo mu rugo ariko n'umwe kwijana ariko abenshi bazagira ibibazo kandi bya bibazo bitombokane wowe bitombokana abana bawe bitombokana iterambere ryawe ari wowe biteye ese bigutwaye iki kumugisha inama naho yakugira inama yende idahuye n'icyo wifuzaga basi ariko ukamutega amatwi kubera rero bwa bwenge Imana yabahaye bagabo karemano twongeye kubasuhuza mwese bakunzi ba Team TV yasashimwe muraho muramahoro mesi myinshi nizeye ko muramahoro aho muri hose birashoboka ko yenda hari abarwaye hari abafite ibibazo hari abo bitameze neza ariko kubera Imana twakurikiye tuyizera kandi twabonye imbaraga zayo ndabahumuriza mbabwira ngo muhumure ni igihe kiba kitaragera ariko igihe cyayo cyageze isaha yawe umunota yawe uratabarwa ugasigara nawe uvuga kugira neza kw'Imana rero mukomere kandi muhumure iyi Imana twizeye no kuri nta igikoze isoni nta nubwo igitetereza uwayo rero ndabahumuriza mbabwira ngo muhumure muratabawe vuba cyane Imana yo mu ijuru irashoboye nta kinanira rero uyu munsi n'undi munsi Imana yaturemeye ngo twongere tunezererwemo n'undi Imana yaturemeye undi munsi Imana yaturemeye byo twongeye kuvuga kugira neza kwayo ndibaza ko benshi muramenyereye nitwa Muganwa nitwa Jolie nitwa Maganza nitwa Aunt Jay so zaturuka nuko we bizakorohera kunyita ariko nuko nguko niyo mazina yanjye abyeyi bampaye nishimira cyane rero Imana iduhana umugisha uyu munsi wa none ndongera kwibutsa ko muri abantu b'umumaro cyane ni ukuri Imana yo mu ijuru yabaduhaye ibaha umugisha kandi ikomeze ibashyigikire ikomeze ibahe mu gukomeza kuba ab'umumaro kuri twe natwe kandi ijye dushoboresha tuba umugisha kuri mwebwe rero tutagiye kure reka tubanze tujye imbere y'Imana tuyishime kubera iyo neza yayo data mu izina rya Yesu Kristo tuguhaye icyubahiro urera kandi urakiranuka ugira neza wa Mana we tugushimiye yuko gitare cyiza waturinze iminsi yose utambutse ushimiye ko umunsi wa none ari undi munsi wemeye yuko tuba hano hantu umwami w'abami kuri twebwe hari aho bitagashobotse kubera impamvu zitandukanye ariko kubera ko ari ko wabigennye byasohoye uhabwa icyubahiro tugusabye imbabazi mwungeri mwiza aho tutagutunganiye mu byo tuba twavuze mu byo tuba twarebye twumvise byinshi cyane byatuma tugucumuraho ariko Mana buri Mana y'inyambabazi turakwinjiza tuguciriye bugufi ngo tweze kandi mwami dutunganye kugira ngo icyo turivugira ahangaha mwami ntaba ari twe ahubwo aba ari wowe muri twebwe kandi iyo tuvugira ahangaha iyo urusaku mu matwi ahubwo abe ijambo mwungeri mwiza ni ukuri cyangwa amagambo aguhesha icyubahiro kandi riba ijambo cyangwa amagambo ahesha umugisha ubwoko bwawe kandi abaye umumaro mu matwi yabo ndetse no mu bindi byose nuko rero mwami ndakuraritse kugira ngo ntabarije ahubwo abari wowe ndakuraritse ku byose ingaragara cyane umvikane ahubwo we muri gihe uganze cyane kuzobibyarira mwami nuko data rero twizeye tudashidikanya ko ugiye kuba ari wowe uganiriza ubwoko bwawe jewe ndi hano nk'igikoresho cyawe nk'umwana wawe untume nukuri data niko ndi butumike humugisha buri umwe wese ukunda Team TV humugisha buri umwe wese udusengera humugisha buri umwe wese utwifuriza iterambere mwami niko nawe tumusabiye ngo mugendere maze ibyo byose atwifuriza bimukubirwe inshuro 7 mu izina rya Yesu Kristo
kandi mwungeri mwiza tuzi ko Imana ishobora byose nta kikunanira nuko rero mwami bana natwe ntabari twahubwo muri twabare uganza kugira ngo izina rye rikomeze guhabwa icyubahiro mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu amen. Yes, bakunzi ba Team TV rero uyu munsi n'undi munsi w'Imana yaturemeye kugira twongere tuganire. Ese muraho, ese muri amahoro aho muri mu ntara hirya no hino mu Rwanda, aho muri hirya no hino mu bihugu bitandukanye, mwebwe mwese mwumva ikinyarwanda, ndabasuhuza by'umwihariko abanyarwanda n'abandi bose bumva ururimi rw'ikinyarwanda, ndabafuriza kandi mbifuriza amahoro y'Imana. Uyu munsi rero n'undi munsi aho twagarutse aha ngaha kugira tuganire, inshuti zanjye zose, inshuti za Team TV, mwese ni ukuri ab'Imana yaduhaye, Imana yo mu ijuru ibaha umugisha kandi ibishimira uko bwije uko bukeye. Ni ukuri inama zanyu natwe zijya zitugira umumaro cyane kuko zituma tugira intambwe imwe dutera tukagera ku yindi. Ubushize rero tugiye kuganira ku mugabo uburyo avunika cyane mu rugo. Twaraganiriye tuvuga ukuntu umugabo avunika cyane mu rugo mu gihe cyose umugore adahaye agaciro ibyo umugabo aba yakoze, cyane cyane twerekezaga ku bagabo bakora abagore badakora, nibo twerekejeho cyane. Uyu munsi rero abagabo nabo nibo batahiwe kuko amakuru duhabwa nuko ibiba ku bagabo nabyo biba ku bagore, ibiba ku bagore nibyo biba ku bagabo. Amagore hanze aha ngaha nk'uko tubizi twese agizwe n'umugabo n'umugore. Hari ubwo rero umugabo aba mwiza cyangwa umugore akaba mwiza, hari ubwo umugabo aba uw'umumaro mu rugo rwe cyangwa umugore akaba uw'umumaro mu rugo rwe. Ni ukuri icyo nabonye cyo ni uko urugo nyine ni urwacu, umugabo n'umugore, kandi ibihabera nibyo bituma ibi biganiro bicaho buri munsi. Uyu munsi rero inama tuje kujya irareba cyane abagabo. Umugabo ahava akagera, inama uyu munsi tuje gutanga niwe ireba. Rero twabonye ko umugore, hari abagore bo twabonye ko usanga umugabo ari ukora, usanga umugabo ari ugura ibikoresho, akagura imodoka, akagura icya, akagura kiriya, akabishyikiriza umugore we mwiza akunda cyane. Ugasanga umugore nk'aho atabihaye agaciro. Si ukuvuga yuko atabihaye agaciro, ngiye mvuga ko hari ubwo aba ari ubumenyi buke ku kintu, akicara kumva gutwara imodoka muri garage atari bimureba, akicara kumva gufikisinga amazi mu nzu, cyangwa kureba aho yangiritse agahamagara umufundi ngo yakoreye sanatari, akumva ko hari inshingano ze nk'umugore, hari n'inshingano z'umugabo nawe agomba kwitaho. Ariko dusanga ko urugo kugira ngo rutere imbere kubera igihe cyo tugezemo, nibaza ko no kuva kera nubwo ntari uwa kera, ariko kugira ngo urugo rutere imbere harabagaho ubufatanye bw'abantu, umugabo n'umugore. Rero niho naboneye ko niba umugore tuvuga ngo ashobora kwangiza ibintu ntabiha agaciro, urugo rugata isura yarwo, urugo rugata umurongo w'iterambere wakabaye bajyamo. Ese umugabo we nta bagabo tuzi hano hanze babifitemo uruhare batumye urugo rudatera imbere kubera imyitwarire yabo? Bagabo rero uyu munsi nimwe mubwirwa, gusa ntimuntera amabuye. Twaravuze ngo tuzajya hano tuhavugira ukuri, kandi uko kuri yenda hari ubwo kuzatubatura, hari aho yenda ukuri kuzatuma uva mu byo wari urimo ukakubatura, hari yenda ukaba utaruzi imbaraga z'ibyo urimo, ukaba utaruzi ububi bwabyo, ukaba wabikoraga yenda utabiha agaciro, utabitekerejeho cyane. Ariko uyu munsi ndajyaho noneho tuganire ku mugabo. So uyu munsi rero naganiraga n'abagabo babandi nyine murubatse, muri abagabo b'abagore, ariko noneho abagabo badaha agaciro urugo rwawe. Uyu munsi nibo tugira ngo tuganire nabo. Umugabo rero ubundi nkunda kubivuga ko umugabo Bibiliya bitubwira neza ko ari umutwe, ni umutwe w'urugo. Umugabo ni umutwe w'urugo, twese tubiziranyeho. Umugabo rero ubwo ari umutwe w'urugo ni ukuvuga iki? Kuvuga ngo umugabo ubwo ari umutwe w'urugo, ubundi yakaba yari umuyobozi warwo, yakaba ari we muntu upanga ibi, akareba biriya, akareba ibi, inzu tuyubake gute, inzu tuyishyiremo design yihe, uru rugo rwacu se turwerekeze hehe, abana bacu se tubatware kuri heshuri. None akaganira na wa wundi Imana yamuhaye ari we mugore we. Umugore we ni ukuri twese tubizi yuko turabafasha, nicyo kintu cyatuzanye, ni ukubabafasha. Noneho rero
wa mugore bakaribwo baganira akamubwira iyi nzu urabona twayubaka gute, aba bana urabona twabashyira muri heshuri, ese urabona ino nzu twayihe design, ese buriya decoration madamu urumva bimeze bite, twabigenza gute. Ye uwo rero niwe mutwe w'urugo, niwe muyobozi w'urugo. Noneho rero tugiye kureba ese umugabo utitwaye gutyo, udafashe umwanya ngo aha agaciro urugo rwe, aruyobore neza uko bikwiriye, aha agaciro umugore Imana yamuhaye, amugisha inama kugira ngo ibintu bigende neza, uwo mugabo bimeze bite, ese urugo rwe rumeze rute. Aha rero umugabo twaje kuganira cyane ni wa wundi udaha agaciro umugore we, ko umugore twabonye ko ni rwo rugo, ntabwo urugo ari inzu, ntabwo urugo ari amakaro, ntabwo urugo ari fence igize urugo rwawe. Oya, umugore ni rwo rugo rwawe, ni rwo rugo, umugabo ni rwo rugo, nibwo mbese mwitwa urugo, ni kubera ko umugabo aba yabaye umwe n'umugore. Umugabo rero nje kuganira n'umugabo udaha agaciro umugore we. Umugabo iyo udahaye agaciro umugore wawe, wari uzi yuko ari intandaro y'iterambere ryanyu kutava aho riri, wari uzi ko ari intandaro yo kugira ngo ntimutere imbere, wari uzi ko ari intandaro yo kugira ngo muhore hahandi muse n'ikiziba amazi aretse. Umugabo yego n'ukuri mpora mbibabwira muri ntagereranwa kandi muri ndashyikirwa ko Imana yabaremye, n'ukuri icyubahiro cyanyu ntakorwaho. Ariko nanone n'ukuri umugabo wabaye gutyo akumva ko ari umugabo, akumva ko yayobora urugo rw'uko ashatse, akabikora uko ashatse, akabigenza uko ashatse, ntagishe inama umugore, n'ukuri kenshi na kenshi usanga bitaguhira ugira aho ugeze urugo. Umugore impamvu Imana yamuguhaye ni ukugira ngo wowe utekereze, numara gutekereza umurememo icyizere kugira ngo bya nibyo mwatekereje bikorwe kandi bikorwe neza. Umugore twebwe tushinzwe kubafasha ibyo mwari mwatekereje imbere, bitabujije yuko iyo watekereje ikintu ushobora agiye kugufasha kugifine tuninga cyangwa kugitunganya neza kikaza kugira umusaruro mwiza cyane kandi urambye kandi ufite umumaro ku rugo rwacu. Rero mu gihe umugabo uzicara ukavuga uti no, ndumva uyu ni umugore, ndumva ntakwiye kujya mwinvolvinga cyangwa mushyira mu byanjye, genda ashaka inzu, hanyuma prioritaire ijye kuri jye ni inzu, namara kubona inzu hagakurikiraho ikibanza, yenda hagakurikiraho wa mugore akajya abona ibintu gusura bizana ubimuturaho. Ni ukuvuga ngo ibyo urimo ukora ni byiza cyane ku rugo rwawe, ariko ubikoze ute? Niba ubikoze ari byiza cyane ariko ntubikore neza cyane, ubwo urumva biri bugende bite? Ni ukuvuga ngo wa mugore rero mu gihe cyose azabona akumva inzu, akumva ikibanza, akumva waguze ishuri, akumva waguze imodoka cyangwa akanabibona, ntabwo birya bintu wa mugore azabinezererwamo. Ndakurahiye ntabwo azabinezererwamo. Impamvu atazabinezererwamo nuko nta ruhare yibona nk'aho ari ikintu kiri aho ngaho kidafite umumaro, ahita yumva nta gaciro umuha. Igihe cyose rero kitazamuha agaciro, ntugire ngo ibyo uzakora bizaba hari icyo bimurebaho. Ese bagabo mwari muzi yuko hari abadaha agaciro ibyo mukora kubera uko namwe mwabyitwayemo? Mwari mubizi? Rero reka mbabwire ngo birakwiye yuko mufata abagore mukabaha agaciro kabo. Tekereza ikintu, numara kugitekereza ugisha inama umugore, numara kugisha inama umugore ahari ashobora no kugira inama wumva idahura neza n'ibyo wifuzaga gukora, it is fine. Kandi kirazira kikaziririzwa ko umugore aguha inama ukambwira ngo ya ntabwo ibyo ngibyo giye nabikora, reka ibyo ngibyo se urumva kirazira kikaziririzwa. Wa muntu Imana ifite ubwenge bwe yamuhaye bwihariye, nawe ufite ubwawe bwihariye, ariko buryo iyo muje mukabukombayininga mukabushyira hamwe, ni ukuri hari ubwo bubyara ikintu cy'ingenzi cyane. Rero kirazira kikazirizwa ko umugore yaguha inama ukambwira ngo reka ngo ya, noneho bikazavamo nuko n'ubu utavuga ute ushize n'ubundi joro nabonye agira inama ipfuye, yaranyoheje, aranyoshya bituma njya gufata umwenda, aranyoshya se bituma mbanza iki atari cyo nifuza, none dore aho tugeze. Oya, birashoboka ko uyu munsi naguha inama ntiduhire, ariko bigashoboka ko ejo naguha indi ikaduhira. Rero ni ukuvuga ngo igihe cyose uzakora ikintu utamugishije inama,
ni ukuri naho cyaba ari cyiza cyane nta gaciro azagiha. Impamvu cyatazagiha agaciro no kumva ko nta ruhare agifitemo. Icya kabiri uretse no kumva nta ruhare yumva asuzuguritse nta gaciro umuhaye, nawe nyine akabifata nyine ko bitandeba se, ko nta nama se yangishije, buriya afite uko yabishatse, buriya afite uko yabitekereje ahamaye se. Ubwo icyo gihe urenda kumbwira ngo wa muntu azaha agaciro cya kintu atazi agaciro kacyo. Ariko mu gihe uzakimubwira naho yaba adafite icyo agikoraho, akarara agitekereza, akirirwa agitekereza, n'ejo wagaruka mukongera mukakivugaho nawe ubwe kikamugora kikamuvuna mu ntekerezo, naho yaba adafite amafaranga ari buguhe, naho yaba adafite indi ntambwe ari butere, ariko byonyine kuba kimushyizemo kikabike akakiviva bizatuma cya kintu agiha agaciro. Bivuze rero ngo hari ubwo abagabo muzajya mutuma tudaha agaciro ibyacu kandi ari ibyacu kubera mwebwe ubwanyu ukuntu mwabyitwayemo. Rero nkavuga ngo byaba byiza cyane ubonye wa mugore ko Imana yamuguhaye kubera impamvu, yamuguhaye nk'umufasha, yamuguhaye azi ko wowe ushobora gutekereza inzu gusa ukayishyira hariya, ariko mu by'ukuri ubundi reka tuvugishe ukuri, naho waba wubatse inzu nziza cyane ariko uri umusore ntizitwe inzu. Ariko niyo mpamvu ugomba kumenya ko umugore ari uw'agaciro, kubera ko niba wubaka inzu nziza ukazanamo umugore nibwo izahinduka urugo. Naho ubundi ntabwo uzigera wumva bavuga ngo urugo rwanaka bavuga umusore, impossible. Urugo ruba urugo ariko rwagezemo umugore. Rero niyo mpamvu ukwiye guha agaciro cyane uwo mugore, niyo mpamvu Imana iba yaramuguhaye, imuguha kugira ngo muzagire igihe mujye mwicara mupangire urwo rugo rwanyu, kuko rwise urugo kubera we. Umugabo urishoboye, urihagije, ufite ibitekerezo byiza, ufite ariko kugira ngo urwo rugo rwawe ruhabwe agaciro nuko ruzaba rwagiye umugore. Sinzi niba mwebwe wenda mudafite bene wanyu, ugasanga mufite mwene wanyu aranakuze mu myaka, afite inzu nziza, ariko ugasanga kujyayo ntabwo bigukurura cyane. Kubera iki? Kubera ko uzi ko niwe wenyine uhaba, ariko umunsi ukumva uramubwira ngo umunsi uzashaka nibwo nzagusura. Wagizeho no kubera iki? Nicyo cyubahiro cy'urugo rwawe, ni wa mugore. Bivuze rero ngo mu gihe utazamuha agaciro, rwa rugo rwawe narwo ruzarutaye agaciro. Uko iyo umugore wamuhaye agaciro, ukamugisha inama, ukamushyira ibintu byose imbere, ukamwereka yuko ari kamara, indeed aba kamara, ariko iyo umutesheje agaciro koko hari ababishoboye kwirwanaho, bakirwanaho akihagararaho, naho wamutesha agaciro akakwereka yuko agaciro ari ukihereza, akakiha indeed agahagarara akarwana kigabo kandi atavuze, atateje ibibazo mu rugo, ariko n'umwe ku ijana. Ariko abenshi bazagira ibibazo kandi bya bibazo bitombokane wowe, bitombokane abana bawe, bitombokane iterambere ryawe, ari wowe biteye. Ese bigutwaye iki kumugisha inama naho yakugira inama yenda idahuye n'icyo wifuzaga, basi ariko ukamutega amatwi? Kubera rero bwa bwenge Imana yabahaye bagabo karemano, wari uzi ko byoroshye kuba yakugira inama, akakugira inama ipfuye, ariko ukaba wamugaruzi neza ukamubwira uti takuzi kuvuza ikintu cyiza, we uzi ko umbwiye ikintu nkasanga ari cyo. Ese wa mugani buriya wagira gutyo ugahita uzana ikindi kandi ukakizana mu bundi buryo, ariko kubera agaciro wamuhaye, kubera ko wamuteze amatwi ukamwereka ko ari uw'umumaro, bikaza gusoza mukoresheje igitekerezo cyawe. Ni ukuvuga rero ngo aho ubugize ubwenge, kandi bwa bwenge bukaza bukabubakira rugakomera. Ariko igihe cyose uzareba umugore ukavuga uti nta mpamvu reka njye kuganira n'umugabo runaka, buriya niwe uri bumpe uburyo bwiza bw'ukuntu nabona iki n'iki nkagishyira mu buryo kikambyara umusaruro. Ntekereje bizinesi, buriya se runaka ntiyamfasha cyane muri bizinesi, reka wamusanga akagufasha, ariko ya bizinesi izagira umumaro mu rugo rwanyu kubera ko uzaba wimvovinze umugore wawe, cyangwa kubera ko uzaba wamushyizemo. Si ukuvuga ngo muterekemo ajye kubicuruza ibyo watekereje gucuruza, oya, ariko bimwumvishe yenda nawe yari afite ibindi byo atekereza yumva ko ari byo prioritaire mu muryango wanyu cyangwa mu rugo rwanyu, kugira ngo abe ari byo mubanza. Ahubwo noneho musange, mwegere, mubwire uti ariko ko njye natekereje kuba twacuruza iki n'iki. Abwira ati
nese ko je numvaga ahubwo wabanza aya mafaranga 400 watekereje kwishyura ukujya kuranguza ko numvaga ahubwo wabanza ukayanyishyurira ishuri uyaje numvaga kabisa nabanza nkiga ukabanza ukayama ahubwo nkishyura ishuri hanyuma tukazabona gutekereza business ye ahari yenda we ntiyarebye kure kugira ngo amenye ngo ya business niyitangira izabateza imbere inavemo ya 400 yuri bumwishyurire ahari we ntiyarebye imbere mumbwira utari kuzikara ibyo I think you're right ndumva ari byo wa mugano wabanza nka kwishyura ishuri ukabanza ukiga warangiza tukabona gushaka ni mafaranga tukabona gukora kariya kantu ati ndumva ari sawa wowe mu bwenge bwawe Imana yaguhaye mugabo biroroshye cyane kuba wakongera ukareba uko ugorora ingingo runaka kandi kaza gukora bambwiye utariko uti ntekereje n'ikindi uti buriya wakwiha amezi nkangahe gusa nkaba mfashe 400 nkaba nyishyize hariya ese buriya ntiyatubyarira 500 ukabona rya shuri na cya kintu twagikoze kikatubyarira iyindi nyungu ese ugira ngo wa mugore buriya bari bwange ntashobora kuko ubimubwirishanye ubugwa neza kandi ubimubwiye abanje kumwereka agaciro agize ate afite ni ukuvuga ngo icyo gihe rero aricara akabona kabisa ko umuhaye iki umuhaye agaciro nakumva ko gaciro agomba karinda gasa umugabo ko namubwiye mbanze nige akaba yabyemeye atanze ko niga ariko agasaba ati mu mezi 2 gusa uyandikisha mu mezi 2 bari buzajyayo tube tuyacuruza yanga zavamo ayandi 500 twikwishyurira ishuri kandi tunakomeze dukore twiteze imbere kwa mugano nese ubu ninjya kwiga hanze yandi nkayishyura ishuri yose agashira byo berabitanze iki urumva ko ntaho bihuriye nuko akagiye agasanga watangiye yarenze akabyimba ati je narinzi ko ndi butangira ishuri none umugabo aransuzuguye abitesheje agaciro haragiye ahubwo atangiye business umva yanakwambika n'icyasha cyo bitari biri muri gahunda yashakaga gusuka ajyana na Jore muri China yashakaga gusuka ya buriya nihabara buri akaba yanakwambika urubwa rutari muri gahunda ariko kubera gusa kutamuhaye agaciro ngo umushyire imbere mwicara ahantu musohoke mwicare muganire ubwire igitekerezo cyawe nakubwira iki murebe ukuntu muza guhuza kandi bishoboka rero bagabo bivuze iki aba bagore Imana yabahaye n'ukuri n'abanyabwenge uzarebe abagore n'abanyabwenge karemano n'abanyabwenge mwibasuzugura mubaha agaciro kaba Imana yabahaye abagore n'abafasha beza hari ubwo rwose yakubera umufasha mubi kubera ko ari wowe ubwawe wamunanije nakubwiye ngo ushoboye kumugisha inama naho yagubwira ipfuye neje kongera akaguha ipfuye ariko ukamugaruzana ubugwa neza ya nama yaguhaye ukayakiriza yombi ukamwereka ko ayumvise cyane kandi yakira ukamwereka ko ari n'iy'umumaro warenze ukayicurukura ugakubitaho iyawe y'umumaro irarangiza kari igenda kana we gasigara umutima we unezerewe reka mbabwire ngo mwebwe ubwanyu niba uzi ko urwaye rusenyutse kubera kudaha umugore agaciro ni wowe urwisenyeye niba hari ikintu gishenya amago hano hanze ukumva abantu nta n'ikindi kintu gifatika bapfuye ugasanga kenshi bapfuye gusa ngo yanyimye agaciro kanjye antesha agaciro buriya bibanza afite byose nta na rimwe ashobora kungisha inama hari amazu rero afite nta na rimwe ashobora kungisha inama ngo dufite ishuri buriya ntacyo navuga ngo agihe agaciro ese wa mugabo ibyo byose by'ukora kubikorera umuryango wawe ejo bundi ku rupfu turugendana uramutse upfuye wa mugore waramwimye kumenya izo nzira zose harya ibyo byoye bizagenda bite waramurebye usanga nta gaciro afite umutesha agaciro amakonti yawe ntayazi ibyo ukora ntazi uko ubikora abibona hariya gusa cyangwa akabibwirwa n'abantu ese ko tugendana urupfu upfuye waramunanije harabuze kumwereka ibyo byose harya bigenda bite kuki utumva yuko ari wowe uzaba uyatayemo uzaba wapfuye yese ariko wa muntu mwarabyaranye ni umugore wawe usezerana urangije umutesheje agaciro ba bana urabasize niwe ugomba gusigarana nabo
none umutesheje ako gaciro hejuru apfuye amakonti yawe ntayazi abana bawe bishwe n'inzara bapfuye nabi umugore wawe arandavuye arandagaye kandi yenda hari amakonti hari ibyangombwa yenda aragenda ukabitsimba ahantu ntiwatumaga umugore abimenya umugore akajya hagapfa nabi n'abana ba ese ubwo bikumariye iki wa mugabo rero reka mbabwire ngo igihe turimo ntabwo ari igihe cyo gupfurika utuntu usanga hari ubwo usanga umugabo ngo reka umugabo ngo ubwira umugore w'ibintu byose ngo burya ngo hari ikigwara barimbwa oya papa fata umugore wawe wumve ko muri mwe nk'uko ijambo ry'Imana ribivuga nurangiza umusangize buri kintu umwime gusa niba ubona ari umuntu usesa umwime kuba yasesagura nawe niba uri umuntu usesa ntabwo bizabuza umugore kukuhereza ibintu byose uburenganzira ku bye byose niba kurusha amafaranga cyangwa kurusha ibyo yinjiza muri urwo rugo ariko nashobora kuzashyiraho limits cyangwa kuzashyiraho utuntu tukubana dutuma utari bwinjire gusesa umutungo w'urugo nawe niko nakubwiraga wowe kabyara wa mugabo pe isubireho hagaciro umugore wawe umugore muha agaciro mugisha inama muri buri kintu mufatanye buri kintu niba atanashoboye wari uzi ko ari wowe ubwawe ushobora kumubera ikiraro cyo gushobora kubera ubwenge Imana yabahaye kubera kuba ubwanyu nukuri muri ba sinzi namwisobanukirwaga mbona nkaho gusa hari ababura kwisobanukirwa ko bagabo mushobora kwisobanukirwa umugore wa mutyaza agahinduka agomba kuba ariko bizaterwa nuko nawe ubwawe wisobanukiwe numara kwisobanukirwa nawe ubwe uzashobora kumusobanukirwa uzihesha agaciro nawe umuhesha agaciro bituma urugo rwanyu rutera imbere njye navuze ngo ntabwo nzajya mbatindira nzajya mbakorera ikiganiro kigufi ariko yenda gishoboka ko cyabagirira umumaro rero uyu munsi nabwira ngo mugabo we umugore agaciro ke kamukwiriye bizatuma mushobora kugera kuri byinshi kandi nzi neza yuko mubyumvise kandi biri bugire umumaro rero Imana iduhana umugisha murakoze ko munteze amatwi bagabo mugerageze uko mushoboye muha agaciro abagore banyu iterambere ry'urugo rwanyu rizihuta cyane mu gihe cyose rero muzabaho mudahaye agaciro abagore banyu namwe ndababwira ko mu by'ukuri nta gaciro bwanyu muzaba mufite ahubwo urugo rwanyu muzajya musa naho mufashe umuhoro ubwanyu murwisenyera rero mbahaye rugari ibibazo mujye mumbaza murabizi ko nyambisubiza n'ubu n'ibi nabyo nditari kubisubiza ariko pe mwe abagabo mwe nimuharanire cyane kuba abagabo nyakuri abagabo bashoboye abagabo kandi baha agaciro urugo rwabo Imana rero yo mu ijuru duhana umugisha reka dushime iyo Mana yadushoboje hanyuma naho ubutaha data mu izina rya Yesu tuguhaye icyubahiro uyu munsi mwami wagambiriye kwibutsa umugabo inshingano ze ko akwiye kuba umugabo muzima mu rugo rwe akaba umuyobozi w'urugo rwe mwami nyir'icyubahiro tubonye ko ikigoye ingo nyinshi hirya no hino muri iyi minsi ari ukudaha agaciro abagore babo mwami turakwinjiza kugira ngo ukangure ubwenge bw'umugabo yongere kumenya uwo ari we yongere kumenya umugore uwo ari we mwami ndakwinjiza kugira ngo basange ubarinde gusesagura ubarinde kuba abantu bo gusesaho kugira ngo basese ahubwo baba bo kubaka mwami ndaguhendahenze kugira ngo ugendere umugabo umwibutse uwo ari we abo umuntu wo kubaka ntabo wo gusenya abo umuntu umwami w'abami uyoboye urugo kandi aruyobore neza erega nawe ni umukumbi wamuhaye kandi azawubazwa mwami rero ndakwinjiza kugira ngo ushoboze umugabo ahava akagera ashobore kuba umushumba mwiza w'urugo rwe aruyobore neza uko bikwiriye kandi nzi neza ko mwami azabihererwa ikamba rero shimwe himbazwe kandi neza ko hari uwagambiriye naho yaba ari umwe kugira iki kiganiro kizagira umumaro yisubireho ave mu isindwe ave mu mwanda warimo hirya no hino aho agaciro umugore we n'abana be nzi ko iterambere ryabo bizoroha cyane kugerwaho icyo ni kuzoba ibyawe mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu amen